Yesu Kristo cyangwa se Yezu Kristo, uyu ashushanya amoko yose y'ubukristo ku isi yose, dore ko Kristo atariho amadini ya Kristo yose ntago yaba ariho, imyemerere yose ishingiye kuri we imutaka bitandukanye, ariko kandi abakristo bose bagahuriza ku kuba yarahinduye byinshi ku isi yose, harimo no kuvanaho irimbuka ry'ikiremwamuntu ubwo yemeraga kubambwa ku musaraba. Kuba yarazutse akava mu mva y'abapfuye ari we wenyine wa mbere wabikoze, ndetse n'ibindi bitangaza bikomeye bigiye bitandukanye yakoze, ni bimwe mu bintu bikomeye cyane byatumye abakristo benshi bashingiraho bavuga yuko yari umuntu udasanzwe. Akaba yari umwana w'Imana ndetse akaba Imana mwana. Yesu Kristo ni umwe mu bavugwa cyane, ushaka wanamwita icyamamare, dore yuko yiganza mu ndamukanyo z'abakristu, ukajya ukumva umuntu arakubwiye ngo Yesu akuzwe cyangwa se Yesu ashimwe, cyangwa se nanone mu gihe umuntu atunguwe ukajya ukumva uti Yesu we. Kugeza ubu ngubu abahanga bakomeye cyane mu byerekeranye n'amateka ya none, aba kera ndetse n'abubu bose bemeje yuko Yesu yaba yarabayeho, aho abatari abakirisitu nabo kugeza uyu munsi babyemera. Igisigara cyibazwaho kandi gishidikanywaho ni ibikorwa Yesu yakoze bituma ashobora kwitwa Imana. Kugira ngo tumuvuge uba umuzi nuko hari amasomo wamwizeho, hakaba hari n'inyigisho nyinshi zamugarutseho cyane, ndetse byanze bikunze hari na filime nyinshi waba wararebye zimugarukaho cyane. Uyu munsi reka tuganire ku mugabo wakinnye muri filime ya Yesu, umugabo benshi basanisha nawe iyo havuzwe izina Yesu, dore ko kugeza uyu munsi amashusho y'uyu mugabo amanitse mu mazu ya bamwe na bamwe, ndetse amanitse no mu nsengero hirya no hino, ugasanga amanitse no muri za kiliziya zimwe na zimwe ahantu hagiye hatandukanye, aho bose bamufata nk'aho ari we Yesu waje ku isi. Nyamara uyu mugabo akaba ari umuntu nk'abandi, nubwo bitabuza bamwe kumufata nka Yesu Kristo wa nyawe. Turaza kurebera hamwe kandi impinduka zabayeho nyuma y'uko iyi filime ya Yesu isakaye hanze, ndetse tunababwire uburyo uyu mugabo yasabwe gukina amashusho y'urukozasoni tuzi nka porunogarafi, ndetse uze no kwiyumvira uburyo uyu mugabo wakinnye muri filime ya Yesu kugeza ubu ngubu atangaza cyangwa se akivugira yuko atizera Imana, nubwo bamwe bakomeza kumufata nka Yesu wa nyawe rwose. Warakoze niba warakoze subscribe cyane rwose. Uno mugabo wagaragaye muri filime ya Yesu, wakwibaza uti ese yayikinnye ate? Ese yayikinnye mu buhe buryo? Yayikinnye nk'umuyahudi wo muri Galilaya wabatijwe na Yohana umubatiza, hanyuma atangira umurimo we wo kubwiriza. Yabwirizaga mu magambo abo yabwirizaga bose, kandi agahorana n'abayahudi bagenzi be mu buryo bwo kwegera Imana neza. Aho yakinnye ino filime yerekana impinduka no gutungurana, akaba yaranayikinnye kandi yiyita umwana w'Imana n'ibindi bitanyuze abategetsi b'icyo gihe, ariko kandi byose bikaba byarategetswe, kandi ibyo byose bikaba byari byaranditswe muri ino filime ibiba bigarukaho. Muri ino filime iba igaruka ku mibereho ya Kristu, Brand Deacon yarafashwe aburanishwa n'abayobozi b'Abayahudi, hanyuma ashyikirizwa guverinoma y'Abaroma, abambwa ku itegeko rya Pilato.
Nyuma yo kuzuka mu bapfuye, hanyuma abari baramukurikiye bose bahindutse itorero rya Kristo. Ino filime ya Yesu ikaba yarerekanye amateka neza neza akantu ku kandi kuva ku munsi mbere, aho byavugaga yuko Bikira Mariya azasama maze akabyara umwana. Mu bindi bigaragara kandi byigishwa muri ino filime harimo imyizerere ivuga yuko Yesu azasamwa akabyarwa na Roho Mutagatifu akavuka ku isugi yitwa Mariya. Nyuma yo kubyarwa n'isugi yitwa Mariya kandi akazakora ibitangaza, kandi yanashinze itorero rya Gikristo ubwo yabambwaga ku musaraba nko kugera ku mpongano y'icyaha, kandi azuka mu bapfuye azamurwa mu ijuru ari muzima. Byizerwa ko azagarukana icyubahiro mu gucira urubanza abazaba ari bazima ndetse n'abazaba barapfuye ku munsi w'imperuka. Ino filime kandi uyu mugabo uyikinamo byanze bikunze niwe ukuza mu mutwe iyo wumvise izina Yesu. Ese wakwibaza ngo uyu mugabo ni muntu ki? Uyu mugabo ninde? Uyu mugabo yavukiye hehe? Cyangwa se nanone ukaba wakwibaza uti ni iyihe myizerere ye, cyangwa se ni ibihe bindi bintu bidasanzwe byaba bivuga kuri uyu mugabo waba waramenyekanye nka Yesu. Brian Deacon yagaragaye muri iyi filime ya Yesu yasohotse mu 1979, ikaba ari filime yayobowe witwa Peter Scahizi ndetse na John Cleese. Muri ino filime ubuzima bwa Yesu Kristo bwerekanwa neza neza akantu ku kandi nk'uko nyine twamaze kubibabwira. Ubutumwa bwa Luka cyangwa se ivanjiri ya Luka niryo shingiro ry'ibanze ry'ino nkuru. Ikindi kandi ino filime yafatiwe mu bice bitandukanye byo muri Isiraheli, aho yatewe inkunga n'ikigo cyitwa Campus Crusade. Hanyuma y'ibyo ino filime isohoka ku ngengo y'imari ingana na miliyoni 6 z'amadolari. Ino foto ya Yesu iriho uyu mugabo Brian Deacon bivugwa yuko ariyo foto yaba yararebwe cyane kurusha izindi zose ku isi, bikaba binavugwa yuko cyane rwose iyi foto ariyo yaba yaramamaye kurusha andi mafoto yaba yararebwe cyangwa se yaba yarabayeho, dore yuko izwi nkaho ari foto ya Yesu koko wa nyawe, nkaho rwose ari Yesu mwenyewe, nyamara n'uyu mugabo Brian Deacon wayigaragayemo ikanamwitirirwa, yewe akaba ari gutanga ubutumwa bwa Yesu Kristo muri ino filime. Ino filime kandi ni nayo filime kugeza ubu ngubu yarebwe n'abantu benshi cyane kurusha izindi zose zaba zarabayeho, ikaba ari nayo filime kandi yaba yarahinduwe mu ndimi nyinshi nakubwira kurusha izindi filime zaba zarigeze kuba zahindurwa. Ahari wakwibaza uti ese uyu mugabo Brian Deacon kugira ngo atoranywe abe ari we uza gukina muri ino filime byagenze gute? Brian Deacon na bagenzi be bifuzaga gukina ino role bari benshi cyane ku buryo bugaragara, gusa 45 nibo babashije kugera kuri finali, hanyuma baza gukuramo Brian Deacon ngo azaba ari we utsindira iyo role cyangwa se azaba ari we ukina kuri iyo role, akine muri uwo mwanya wo kuba yakitirirwa Yesu Kristo. Hanyuma yo gutsindira gukina ino role, haje kongerwamo abandi bantu b'Abanya-Isiraheli barenga 5,000, ndetse bamwe bakaba baranagize uruhare mu gufata amashusho. Gufata amashusho y'ino filime bikaba byaratangiye mu mpera z'Ugushyingo mu mwaka w'1978, aho byahereye mu gihugu cya Tunisia, hanyuma bagakomereza muri Isiraheli ndetse no mu mijyi y'icyo gihugu cya Isiraheli harimo n'umujyi wa Yerusalemu.
Mu gihe cyo gutunganya ino filime kandi abayitunganyije baje gusangamo amakosa atandukanye, harimo nk'aho bari bakoresheje ibiti byamenyekanye nyuma y'ivuka rya Yesu cyangwa se nyuma yo kuza ku isi kwa Yesu, dore ko byabaye ngombwa cyane rwose ko bongera bagafata andi mashusho bakabasaba ndetse bikabasaba kuba bakuramo ibyo biti nyine ngo basimbuzemo ibindi by'ahambere cyangwa se ibiti bya mbere y'uko Yesu aba yaza ku isi. Uyu Brian Deacon wakinnye muri filime ya Yesu yavutse mu mwaka w'1949, ni umukinnyi ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubwongereza, aho muri ino filime ya Yesu ari naho yamenyekanye cyane, aho bivugwa yuko muri ino filime uburyo yakinnye rwose cyangwa se uburyo yabashije kwakitinga muri ino filime yabashije kuba yarusha abandi bantu bose baba barigeze kugerageza kuba bakina kuri ino nkuru ya Yesu. Ese ni ibiki bidasanzwe ushobora kuba wamenya kuri uyu mugabo? Icya mbere twaheraho ni uko yakinnye ino filime ari mu kigero cy'imyaka 30. Ubu ngubu umuhuye ntushobora kumumenya rwose kuko ubu ngubu yarakuze ku buryo bugaragara cyane. Icya kabiri ni uko kiriya gihe yari afite imisatsi miremire, byari byarakozwe nyine kugira ngo azabashe gukina muri ya filime afite imisatsi miremire, kugira ngo azabashe kugaragara nk'uko nyine bashakaga ko Yesu agomba kuba ameze muri iriya filime, cyangwa se uko bashaka ko Yesu azaba agaragara. Nyamara mu buzima busanzwe Brian Deacon nta musatsi miremire agira, yewe nta n'imisatsi myinshi agira, yitungiye umusatsi mukeya cyane rwose. Mu buzima busanzwe Brian Deacon yatangiriye amashuri ye abanza mu kigo cyitwa Oxford aho ngaho mu gihugu cy'iwabo, aho kandi ni naho yaje kuba yakomereza amashuri yisumbuye. Icyo gihe kandi nkaba nakubwira ko yakundaga gutoza abakinnyi b'amafilime ibyo bakinaga. Nyuma yaje kujya kwihugura aho ngaho nyine mu kigo cya Oxford mu nzu y'urubyiruko gukina ibijyanye n'amakinamico, aho kugeza ubu ngubu ari umuhanga cyane rwose, azwiho ubuhanga butangaje bwo gusanisha ibyo akina cyangwa se gusanisha ibyo bamutegeka gukina n'ibyifuzo by'abamukinisha ibyo bashaka yuko yakina, ahita abisanisha mu buryo bworoshye cyane rwose. Uyu mugabo ni umuhanga ku buryo budasubirwaho. Ikindi kandi uyu mugabo rwose ni umuhanga mu gutoza abakinnyi b'amafilime. Ubuzima busanzwe ushobora kwibaza ngo ese uyu mugabo ko yakinnye muri filime ya Yesu ari ingaragu, ushobora kwibaza ngo n'ubuzima busanzwe ni ingaragu, cyangwa se ukaba wakwibaza ngo ese uyu Brian Deacon yaba yarigeze yashaka cyangwa se ngo abe yaba yarabyaye. Ariko ndagira ngo umare impungenge rwose, nubwo muri la filime ya Yesu yakomeje gukina cyangwa se yakinnye yigaragaza nk'ingaragu, ariko mu buzima bwe busanzwe uyu mugabo yarashatse, yewe ndetse yaranabyaye, dore ko ubwa mbere yashakanye n'umugore witwaga Laura Lenska. Bakaba barashakanye mu mwaka w'1977. Uno mugore baje kubyarana umwana w'umukobwa, baza gutandukana haciyeho imyaka 10, ubwo ni mu mwaka w'1987. Nanone kandi mu mwaka w'1988 uyu Brian Deacon yaje gushaka undi mugore witwa Natalie Bolosi. Ikindi ushobora kwibaza uti ese Brian Deacon nyuma ya filime ya Yesu haba hari izindi filime yagaragayemo? Brian Deacon nubwo yakinnye muri ino filime ya Yesu ndetse akanakundwa cyane mu buryo bugaragara, mu buryo ndetse butangaje ndetse mu buryo bukomeye cyane, nyamara yanagiye agaragara mu zindi filime zirimo nk'izitwa Bidi and Spandi. Iyi ngiyi yasohotse ahagana mu mwaka w'1976 ndetse no mu mwaka w'1978. Uyu mugabo kandi yagaragaye mu yindi filime yitwa Lili, nayo yasohotse mu mwaka w'1978.
Hakaba hari indi filime kandi Deacon yongeye kugaragaramo yitwa Azed to Not. Iyi nayo ikaba yarasohotse mu mwaka w'1985. Niba wifuza kumenya byinshi bijyanye n'uyu mugabo kandi mu mwaka w'2016 ubwo iyi filime yari imaze imyaka 37 isohotse, uno mugabo yakoze ikiganiro na Hope Media Program ubwo bamubazaga ibibazo buri muntu wese yakwifuza kumumenyaho, kandi byose akaba yarabisubije, maze ibintu byinshi abantu bifuzaga kumenya kuri uyu mugabo byose abitangira ibisubizo. Umunyamakuru yatangiye amubaza ati, ibihumbi byinshi by'abantu bifuzaga gukina muri ino filime maze birangira ari wowe uhawe akazi, ndakeka byarakubereye amateka. Manager wawe yari afite ubwoba bwo kukubwira ko ari wowe uberewe no gukina muri iriya filime. Ese wowe wiyumvaga gute cyangwa se wabyumvaga gute? Maze nawe asubiza agira ati, nibyo manager yarampamagaye arambwira ati, urashaka gukora ikizamini muri filime ivuga kuri Yesu? Naramusubije ni yego rwose ntabikora. Ati kuki ntabikora? Ntabikora rwose kandi nzakina ndi Yesu. Namusubije nta mpungenge rwose, ndamubwira nti ndumva nzabikora. Hanyuma naragiye ndagerageza kandi bidatinze bampa gukina ndi Yesu. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati, reka tuvuge ko noneho uburyo wateguye iriya role yawe, narumvise ngo wasomye igitabo cya Luka inshuro zirenga 20. Ese nibyo? Deacon nawe akomeza amusubiza ati, yego rwose nibyo, ahubwo inshuro 20 ziranarenga. Nasomaga ivanjiri buri munsi nimugoroba nyuma y'uko tumaze gufata amashusho. Nyuma y'ibyo noneho hari impapuro zirenga 1000 zari zarashyizwe hamwe n'izindi aho intiti z'amadini zari zaravuze yuko ngomba kujya nzisoma. Ni impapuro zatangaga amahugurwa, zatangaga amakuru y'ibanze, nagombaga kuzisoma zose kugira ngo nazagira ibyo nyuranye nabyo cyangwa se kugira ngo nzajye nkuramo amasomo y'ibyo ngibyo mba ndi gukina. Nahawe ibisobanuro bihagije mu cyerekeranye na Luka, icyo ngicyo nicyo nagombaga cyane rwose. Ikindi nagombaga gukora byari ukuzisomana ubwenge ndetse n'amarangamutima menshi. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati, none se nyuma yo gukina iriya filime haba hari abantu mwagiye muhura bagatangara cyane bati dore Yesu? Nawe akomeza amusubiza ati, yego rwose byarabaye. Hari naho nanyuraga ugasanga umuntu arankuruye ati, nyamuneka ngwino unyirize umwana dore yarwaye. Nanjye nkamubwira nti oya rwose reka ntabwo ndi Yesu, iriya ni filime nakinaga. Umunyamakuru yarakomeje aramubaza ati, haba hari ibyakugoye igihe wakinaga iriya filime? Nawe akomeza agira ati, yego rwose nko kuzura Lazaro cyangwa se gukina mumura impumyi, ibintu nk'ibyo bigaragara nkaho bitagoranye cyane rwose njye byarangoye. Ikindi kandi byarangoraga kuko byansabaga gushyiramo amarangamutima menshi kugira ngo uzabireba azabashe kubyizera. Kandi nanone ibintu watekereza ko byari bikomeye nko kwikorera umusaraba, kubambwa ku musaraba, ibyo rwose kuri njye byari byoroshye. Umunyamakuru yarongeye aramubaza ati, Brian, wigeze kuvuga yuko uri umukatolike ariko nanone uvuga yuko utabirimo neza, ni gute wabasha gusobanura ibyerekeranye n'imyizerere yawe? Ndabasubiza agira ati, nanjye kugeza uyu munsi ndacyishakisha mu bintu bijyanye n'imyizerere yanjye.
Ntekereza ko hakiri urugendo imbere yanjye kuko narerewe muri Katolike, nyuma nza kujya mu barokore, ariko nk'iyo numvaga abantu bitwa ko ari abarokore cyangwa se abantu bitwa ko bakabaye bakijijwe bari gupfa cyane ibintu by'amadini cyangwa se ibintu by'imyizerere, ibyo bintu byananiye cyane gucika intege cyane rwose. Kugeza ubu ngubu ndi umuntu uri aho ngaho, ibintu by'imyizerere cyangwa se ibintu by'amadini narabiretse. Umunyamakuru arongera aramubaza ati ubwo se ntabwo byaba bigoranye kumva umuntu nkawe wakinnye filime ya Yesu avuga ko nta dini agira? Nawe aramusubiza ati nta kintu kigoranye kirimo rwose. Umunyamakuru arongera aramubaza ati Brian, yigeze kuvuga yuko waba warasabwe gukina filime z'urukozasoni ngo usebye izina wanditse? Brian nawe akomeza amusubiza agira ati yego byarabaye, ariko ntabwo nagombaga gukina ziriya filime nitwa Yesu. Nasabwaga gusa gushyiraho iriya misatsi, bambwira ko ngomba guhura n'umukobwa tugakundana, tugakina imibonano mpuzabitsina, ibitsina byacu ndetse biri hanze bigaragara kuri kamera. Nanjye narababajije ni mbese kubera iki mubishaka? Bansubije bagira bati turifuza yuko filime zacu z'urukozasoni zakwamamara ndetse abarebaga filime zacu bakikuba bakiyongera. Narabakaniye ndababwira ni oya, babwira yuko bitakunda. Ndababwira ni usibye yuko naba nangije izina rya Yesu nakinnye, nanjye ubwanjye ntabwo byaba bimesheje agaciro habe na gato. Kugeza ubu ngubu hashize imyaka 45 filime ya Yesu isohotse, ikaba ari filime yahinduye ubuzima bwa benshi, ikaba kandi ari filime ya Yesu ishingiye ku ivanjiri ya Luka, aho miliyari 7 zituye isi, miliyari 6 bose baba bararebye iyi filime. Ibyo rero bishatse kuvuga yuko iyi filime ariyo yarebwe cyane kurusha izindi filime zose zabayeho, ndetse yewe abakabakaba miliyoni 300 barahindutse kubera iyi filime ya Yesu. Uyu mugabo witwa Brian Deacon, ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje yuko hari abantu bamwe na bamwe bamurota kubera ko nyine yamaze kwigaragaza cyangwa se yamaze kwamamara nk'aho ari we Yesu. Hakaba kandi hari n'abandi bantu bamanitse amafoto ye cyangwa se amashusho ye mu mazu yabo, nyine kuko bamaze kwizera yuko ari we Yesu. Ikindi hakaba hari abantu bamushushanya mu mitima yabo, igihe bumvise havuzwe nk'izina Yesu bagahita bo biyumvisha nyine bagahita bashushanya iriya shusho, kubera ko nyine uriya ari we babashije gukina iriya filime ya Yesu, akaba ari nawe wamamaye nyine nka Yesu. Ubutaha nubona iriya shusho cyangwa se nubona iriya foto ya Yesu, uzamenye yuko ari uyu mugabo Brian Deacon. Kuri ubu ngubu akaba afite imyaka 79. Ikindi kandi wamenya, uyu mugabo rwose ntago nawe ubwe yizera ibyo yakinnye muri iriya filime. Ikirenze ibyo kandi, uyu mugabo akaba yarigeze kuba yasabwa gukina filime z'urukozasoni zizwi nka porunogarafi cyangwa se amashusho y'urukozasoni, ariko kandi akaba yarabyanze cyangwa se akaba yarabitebwa utwatsi, akabihakana rwose, akanga kuba yabikina. Ndagushimiye wowe twabanye muri iyi video kuva aho yatangiriye kugeza ku musozo. Ndagushimiye uri inshuti cyane y'akadasohoka, wowe udukurikirana umunsi ku munsi. Jyewe guteguriraga kandi nkakugezaho iki kiganiro unyite mbiri mu ba kabiri, nanjye mwite uwa mbere mu badukurikirana. Mwibutsa gukora subscribe ndetse no gutanga igitekerezo, kandi ubaye wakunze iyi video wanakanda like. Ciao ciao.